umusore w'ibigango yishwe atewe icyuma na girlfriend we. Uyu mukobwa yahinguranyije icyuma mu gituza cy'uyu muhungu hejuru gato y'izina ry'uyu mukobwa yari yariyanditseho mu buryo bwa tatuwaje. Urupfu rw'uyu musore rwumvikanye ku murongo wa polisi 911 aho uyu mukobwa yatabarizaga polisi agira ati namwishe. Uyu musore w'ibigango cyangwa w'ibituza binini witwa Christian Obumseli yarazwi cyane mu ishoramari rya cryptocurrency. Yatewe icyuma n'umukobwa witwa Courtney Clenney, akaba ari inshuti babanaga mu nzu imwe nka girlfriend na boyfriend. Uyu mukobwa akora iyamamazamideli ndetse akaba n'umusitari uzwi cyane ku rubuga rwa OnlyFans. Uyu mukobwa w'imyaka 26 ufite abamukurikira kuri Instagram bagera kuri miliyoni 2 ndetse akaba yaranahembwaga akadolari gatubutse kuri OnlyFans, aho kuva mu mwaka w'2020 yahakuye arenga miliyoni 3 z'amadolari. Yatangaje ko yateye icyuma uyu musore Christian Obumseli mu rwego rwo kwirwanaho. Akomeza anatangaza ko yari yarahahamuwe n'uburyo uyu musore yamugenzuraga muri buri kimwe cyose. Ariko ubushinjacyaha buvuga ko ibyo uyu mukobwa avuga bihabanye cyane n'ukuri, ko ahubwo ari we wari warahangayikishije uyu musore w'imyaka 27. Uyu mukobwa yahoraga atoteza uyu musore uko bwije n'uko bukeye. Bimwe mu bimenyetso byagaragajwe n'ubushinjacyaha ni amajwi yafashwe n'uyu musore w'ibigango aho uyu mukobwa yamutukaga cyane anakoresha N-words agira ati UN. Ku batabyumva neza yagiraga ati wa muniga we. Aha ndabivuga mu kinyarwanda kugira ngo YouTube itanyumva. Ati mu by'ukuri ndumva nshaka kukwica wa muniga we. Ati ndakurambiwe. Atariko wowe ntabwo ubifata oseriye. Ibi yabivugaga ukwezi kumwe mbere yo kumuhinguranya icyuma hejuru gato ya tatu y'amazina y'uyu mukobwa uyu musore w'ibigango yari yariyanditseho. Ubushinjacyaha bugaragaza ko uyu musore yari yariyeguriye wese uyu mukobwa, ahubwo ko uyu mukobwa ari we watoteje uyu musore cyane. Bimwe mu bimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha birimo nk'imyambaro irimo imipira y'uyu musore iriho amafoto y'uyu mukobwa. Amabaruwa maremare cyane yanditswe n'uyu musore yagaragaje uburyo yari yaramwihebeye, kabone n'ubwo uyu mukobwa yagaragarije uyu musore amahane. Imwe mu mabaruwa yagiraga iti: umukobwa w'agasura nk'ak'umumarayika, umukobwa umpa ibyishimo byo ku rwego rwo hejuru, uburyo uteyemo nicyo kintu nasabaga Imana. Ubushinjacyaha kandi bwanagaragaje izindi nyandiko z'uyu musore zimeze nk'ibisigo aho yavugaga uburyo akunda uyu mukobwa byahebuje. Ibaruwa yagiraga iti: ndakurahiye Courtney, uri uw'agaciro karenze, natakaza buri kimwe cyose ku bwawe. Nk'uko yabisize muri iki gisigo, bidateye kabiri uyu musore w'imyaka 27 yatakaje ubuzima bwe. Kuri ubu uyu mukobwa arafunzwe, aho biteganyijwe ko urubanza rw'ifungwa n'ifungurwa ruzumvwa muri uku kwezi kwa 12 umwaka w'2022. Imibare itangazwa n'abashakashatsi ku birebana n'imibanire igaragaza ko ubwicanyi hagati y'abakundana yakomeje kuzamuka kuva mu myaka 20 ishize. Dore bimwe mu bimenyetso byakubwira ko urukundo rwanyu rushobora kuzabyara urupfu. American Justice igaragaza ko ufite kwitondera ibi bimenyetso ndetse byaba ngombwa ugahita uzinga utwawe ukava muri uru rukundo. Umukunzi wawe arakugenzura muri buri kimwe, haba online, ibyo ukora cyangwa ku kazi. Ukajya ukabona umukunzi wawe akuguyeho ikitaraganya. Ibi bikunda kubaho ku bantu batizerana. Ibi kandi nanone byongerwa umurindi no kuba mwarashakanye muhabanye. Urugero, umukobwa ashobora kuba yikundira ibirori, ajya gusabana, akanywa inzoga, akabyina, ariko wowe nk'umugabo utabikunda. Ibi bizatera ugucungana hagati yanyu.
Ikimenyetso cya kabiri gishobora kukubwira ko urukundo rwanyu rushobora kuzasozwa n'urupfu. Umukunzi wawe atangira gukoresha imbaraga muri buri kimwe, aragukubita, hari n'ubwo aguhatira imibonano mpuzabitsina utayishaka. Ikimenyetso cya gatatu, aragutuka bikabije, arakwandagaza. Ikimenyetso cya kane, iyo mwagiye mu rukiko bakabategeka ibyo mutagomba kurenga, nko kwegerana cyangwa gusurana, ukabona abirengaho, ibi ni ikimenyetso simusiga ko ashobora kuba yagutera icyuma cyangwa yakubikamo isasu mu mutwe isaha iyo ari yo yose. Ikimenyetso cya gatanu cyakubwira ko urukundo rwanyu rushobora kuba rusatira urupfu. Umukunzi wawe akubwira amagambo adasanzwe, amagambo ateye ubwoba, ati nakwica. Iyo ijambo nakwica rivuye mu kanwa ke, kiza amagara yawe. Twibuke neza imbaraga z'ururimi. Abahanga mu Kinyarwanda bagize bati akari ku mutima gasesekara ku munwa. Muri iyi nkuru ibabaje y'umusore w'ibigango, umukobwa yamubwiye kenshi ko yumva yamwica, we abyima amatwi. Bidateye kabiri, umurambo we wari ku meza kwa muganga bapima uburyo icyuma cyahinguranyije umutima we. Mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu, ntimwibagirwe gukora subscribe.